haleluya dufite ibimenyetso birenga kimwe twemeza ko Uwiteka azatugirira neza ngwino guhanurira mu izina rya Yesu. Reka tuvuge Imana kandi Yesu yiteguye kuturengera ahangaha. Imana ivuganye nanjye, Imana irambwiye ngo hari umwuka batongereye ubuzima bwawe. Uyu mwuka ni umwuka w'uruzerero ntangose. Imana irambwiye ngo guhera nonaha izi mbaraga zigiye kurekura ubuzima bwawe. Izi mbaraga hari imyuka bakoherereza. Iyi myuka iyo bayohereje umubiri wawe wose urakurya ukishimagura cyane, ariko guhera nonaha marayika w'Imana wampamagaye, Imana yampamagaye, Imana ikora imirimo n'ibitangaza, irambwiye ngo iremye ubuzima buzima. Imana iremye ubuzima bufite ishusho hagaze mu mbaraga z'Imana. Nohereje umuriro, nohereje umuriro, nohereje umuriro. Nyabingi ndakwica, ngiye kwica abazimu muri aya materaniro. Iminota mike kandi ndabona Imana irema igitangaza. Narababwiye ngo nta muntu uzazana umudayimoni nkamutahane. Oya, sohoka geze muravuba, sohoka ugende, sohoka ugende, sohoka ugende, sohoka ugende, sohoka ugende, sohoka ugende. Iyi nyabingi bayitumye amaguru. Uyu mukobwa yaragiye, uyu mukobwa yaragiye kubyimba amaguru, ukuguru ndacakuye kukabyimba. Urabura kuranga umurako, urabura kuranga umurako, urabura kuranga umurako, urabura kuranga umurako. Ndagutegeka, ndagutegeka, ndagutegeka. Ndashaka vuba, nta gihe mfite. Ngiye kwica abazimu akakanda. Yewe nyamamagashi urasohoka muri iyi nda, none hasohokamo gacagura vapu, gacagura, 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 gacagura. Sohoka muri amaguru, kubita amaguru ugende, 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 kubita amaguru ugende. Sohoka noneho, ndekura umutima, ndagutegetse Nyabingi, Nyabingi ndagutegetse, ndagutegetse kakaba, 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 ndagutegetse. Aya matwi wafashe urashaka iki? Aya matwi wafashe uyashaka iki? Urashaka iki ku buzima bwe? Urashaka iki ku buzima bwe? Imana
irambwiye uyu muntu uyu mukobwa muri bamupfundikiriye mu kajerekani, akajerekani barangije barapfundikira, aka kajerekani bagatabye ahantu, bamaze kugataba bashyiraho itaka, baravuga ngo baramushinguye. Niyo mpamvu ubona amaguru yiwe, ntabwo uyu mukobwa ejo amaguru ye yari kuzabakora, amaguru ye yari kuzabapima bibiri na makumyabiri, ariko iyera yampamagaye irambwiye nonaha, irambwiye ngira bekararize, irambwiye ngira se, irambwiye ngira sohora, irambwiye ngira sohora, irambwiye ngira sohora, irambwiye ngira sohora. Komera Imana amashyi, komera Imana amashyi, komera Imana amashyi, komera Imana amashyi, komera Imana amashyi. Amen. Nimo mubyutse Imana irambwiye ngo nonaha kaka izi mbaraga ziri ku ubuzima bwe ufite turakomera Imana amashyi cyangwa ntayo dukora, turakomera Imana amashyi cyangwa ntayo dukora. Iyera yampamagaye ikora imirimo n'ibitangaza. Nonaha kaka marayika w'Imana avugana nanjye, Imana ivugana nanjye, Imana iravugana nanjye. Imana irambwiye ngo nonaha iyi Dawidi yarifashe umutima wiwe, tavuze nonaha iyera yampamagaye akaka ubuzima bw'ikuzimu, ubuzima bwe bw'ikuzimu, ubuzima bw'ikuzimu mu izina rya Yesu. Amen. Turakomera Imana amashyi cyangwa ntabwo turakomera Imana amashyi cyangwa ntayo dukoma. Dufite ibimenyetso birenga kimwe bitwemeza ko Uwiteka azagira gute, azatugirira neza. Kwino wowe abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahana amaso bakabakoza isoni. Wowe ntujya uhemuka kandi ntukoze isoni, ntabwo ikuzo Mana yanjye. Waturutse bidakoranitse ndonaga Imana irambwiye ngo igiye kwica iryinyo riri muri wowe. Iri ryinyo ryakubujije amahoro, ariko guhera nonaha ngaha iyera yampamagaye mpagaze mu butware bw'Imana, mpagaze mu butware bw'Imana. Irambwiye ngo nonaha ibikurimo bigiye kugusohokamo. Twakomera Imana amashyi, aya mashyi barayimana njye uyakomere. Icyamba Imana irambwiye ngo mu nda yawe, Imana irambwiye ngo mu nda yawe hari ikintu bateretsemo cy'igice, icyo kintu gihora kigaraguramo, ariko guhera nonaha Imana irambwiye ngo nonaha Imana irambwiye ngo igiye kucyica aka kanya. Iyera yamuhamagaye aka kanya, irambwiye ngo nonaha aka kanya Imana iguhaye agaciro mu izina rya Yesu. Zamura ibyo biganza byawe wakira agaciro k'Imana. Kandi ikindi, uyu mutwe uhorana ni umutwe w'ibisasi, uyu mutwe uba ku badayimoni. Iyera yampamagaye irimo iravugana nanjye aka kanya, irambwiye ngo nonaha itesheje agaciro izi mbaraga zirwanya ubuzima bwawe. Reka ubuzima bwe nonaha umva imbaraga zima, umva imbaraga zima, umva imbaraga zima, umva imbaraga zima, umva imbaraga zima. Ndohereza umuriro w'Imana, 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 ndohereza umuriro w'Imana. Mwese fire, mwese fire, mwese fire. Imbaraga zima. Imana irambwiye ngo nonaha iramwimanye. Wagombaga gupfa muri iki cyumweru tugiye gutangira, wagombaga gupfa ariko wa gatatu Imana irambwiye ngo nonaha kubwo kuza muri aya materaniro Imana igukuyeho urupfu. Icyo ibiganza byawe
barihambiriye byarahambiriwe ikintu cyose ufashe mu ntoki gihita gicaho utazi uko kigenze umuhereze mikoro Imana yambwiye ngo ibiganza byawe barabihambiriye niba ufashe amafaranga mu ntoki ntabwo ujya umenya ukuntu yagiye nibyo cyangwa se iyera yamamagaye irambwiye ngo guhera nona ibi bintu bizamuka muri aya maguru yawe ukumva bizamutse byagera mu mugongo bikaguca umugongo Imana irambwiye ngo nona irekuye ubuzima bwawe ikuye uburwayi bw'umugongo ku buzima bwawe bwabaye akahirwe nonaha iyera yampamagaye Imana ikora imirimo n'ibitangaza Imana irwanira akamaro kabitsinze Imana yihuta mu kibazo ibibazo bigihari irambwiye ngo guhera nona akira agaciro mu izina rya Yesu nta gaciro wagiraga ariko Imana irambwiye ngo iguhaye agaciro Yesu aravuze ngo aguhaye iki aguhaye agaciro guhera aka kanya aya maguru yawe amavi ntabwo yakoraga ariko Imana irambwiye ngo nonaha ikuye ko izi mbaraga zafataga ayo mavi yawe Imana irambwiye ngo irazimetararije mu izina rya Yesu Kristo Yesu aravuze ngo nonaha amana no kukurengera genda jya kwicunira Imana imuhereze Imana ishimwe wakomera Imana amashyi wakomera Imana amashyi wakomera Imana amashyi shima wavuye Nyamirambo nonaha umva uko Imana ivuganye nanjye Imana irambwiye ngo hari imyuka bakohereza iyi myuka bohereza ku buzima bwawe niyo igutereza isereri itagirangira guhera nonaha aka kanya Imana irambwiye ikuye kanseri mu gituza cyawe iyere yamamagaye irimo iravugana nawe Imana irambwiye ikuremeye ubuzima nta buzima wari ufite ariko Yesu aremye ubuzima buzima uvuge mwese faya uvuge mwese faya nona iyera yamamagaye Imana ikora imirimo n'ibitangaza utu tuntu wahambiranyaga Imana irambwiye nonaha ngaha Imana irambwiye ngo iguhaye ibintu byagutse ku buzima bwawe kandi ikindi iyera irambwiye ngo nonaha ngaha kakanya iguteruye muri izi mbaraga zakara iyi karande bakubohesheje ntakikwemerera gutura nonaha nohereje imbaraga z'Imana ku buzima bwe nonaha nohereje umuriro nohereje umuriro nohereje umuriro nohereje umuriro uyu ni 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 umuriro turagushimiye komera Imana amashyi Imana irambwiye ngo iguteruye nimba ahantu bagushyize iyi nda yawe Imana irambwiye ngo isohoyemo imyanda ubu nonaha tuvugana mpagaze kuri uru ruhimbi Imana irambwiye ngo isohoye imyanda mu nda yawe haleluya haleluya mukecuru haguruka muhanurire uhagaze aho n'uyu yego icara wavuze ko ugiye kumwumvira wowe umva ko Imana irimo ivugana nanjye Imana irambwiye ngo hari imyuka bakoherereza iyi myuka ituruka muri Kongo kangozere Imana irambwiye ngo iyi myuka bakoherereza iva muri Kongo kubera kaka izi mbaraga z'imyuka mibi izi mbaraga bakongera ubuzima bwawe umubiri wawe wose ni inyama gusa Imana irambwiye ngo ntabwo ujya uryama ariko irambwiye ngo guhera nonaha igendo ryawe mu izina rya Yesu Kristo nta muntu ufite amazi hano nta mazi ari aho icupa ririmo amazi
izo ntabwayo sanabwayo kugukagana nta kibazo. Iyera yamamagaye Imana ishobora byose. Ujya kwa muganga bakakura indwara, bagapima indwara zikabura, ibyo cyangwa si byo. Imana yamamagaye, Imana y'amahoro irangire none ahagiremye ubuzima bw'uyu mukecuru. Imana iremye ubuzima bwe kandi mwongereye iminsi yo kubaho no kurama. Akiriye amazi yahinduye amaraso ya Yesu. Amen. Haguruka wowe. Imana yampamagaye irambwiye ngo igukuriyeho. Uru rupfu rwari rushe gute? Ngiye kubona mbona uryamye munsi y'imodoka. Ukijyana munsi y'imodoka icyuma kiramanuka kigira gute? Kirakugwira. Bihita birangira. Ngwino gusengera Imana hagarara hano. Uri umukanishi uryama munsi y'imodoka. Yego guhera aka kanya Imana yampamagaye. Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Bakomere Imana amashyi ku yuko uyu muntu yaragiye gupfa kandi aryamye munsi y'imodoka agiye gukura imodoka, ariko Iyera yampamagaye irambwiye nonaha ngo ikuye urupfu ku buzima bwawe. Aya materaniro wajemo wagombaga gupfa kuko waje urwana n'umutima uvuga ngo ntabwo ajyayo, umutima ukakubwira ngo genda. Biko bimeze cyangwa siko bimeze? Mushyiraho mikoro. Yego yego ngiye kuyambara umutima arambuza kwa kore mvuye mu rugo kujya kuri radiyo zawe. Bakomeye Imana amashyi, bakomeye Imana amashyi. Nonaha Yesu arambwiye ngo asibye ipfa ku buzima bwawe. Kuba waje ahangaha Imana irambwiye ngo hari amafaranga igiye kuguha, kandi aya mafaranga ni umuntu yakwishyuye kuko nta kintu wari ufite, ariko Yesu arabikoze. Bakomere Imana amashyi. Haleluya. Nyemerera buri muntu ujyana ababyeyi bageze mu rugamba bageze mu rugamba Amen. Amen. Musuhuza mu izina rya Yesu.